kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana kubana namwe aho muherereye hose. Rero turakomeza na gahunda tumaze iminsi turimo turavuga yo kubaka duhereye mu iherezo. Nk'uko mubizi kubaka ntabwo ari ibintu byoroshye, ndetse Bibiliya ikatubwira yuko iyo atari Uwiteka wubaka yubakira ubusa. Rero nkatwe rero twamaze guhitamo guhereza ubuzima bwacu Imana, kubuyobora, kubuganza, tugomba kwireka ikubaka mu buzima bwacu. Ibyo rero twarebye ubwo twatanguye n'icyambere twavuze uburyo Kristo arimo kutubera urufatiro kugira ngo dushobore guhagarara mu bihe bitoroshye. Biritwereka yuko umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare kuko yarazi yuko imiyaga izaza, hazaho ibihe bigoye, ariko umupfapfa kuko atamenye yuko ibihe bikomeye biri imbere, yashoboye gushyira inzu yiwe ku musenyi ntiyayitegurira guhangana n'ibihe biri imbere bizaza. Rero ubwenge ni ukumenya ibibazo bizaza, ugahagarara ufite igisubizo cyo guhangana n'ibyo bibazo. Akenshi abantu benshi batangira gushaka igisubizo iyo bageze mu bibazo runaka, ariko umunyabwenge yitegura guhangana n'ibibazo bitaraza. Icyatumye Yosefu yitwa umunyabwenge muri Egiputa soko yari afite ibintu byinshi kuruta abandi, cyangwa se ibyo twavuga ibintu bitandukanye twafatiraho kugira ngo tuvuge ati uyu nguyu ni we akwiriye ibi cyangwa se akwiriye biriya. Ariko icyamuhinduye umunyabwenge muri Egiputa mu gihe cyiwe ni uko yashoboye kumenya ibibazo bigiye kuza muri Egiputa, ndetse yerekera Egiputa uburyo igomba kwitwara mbere y'uko ibyo bibazo babigeramo. Rero batsinze imyaka 7 y'inzara mbere y'uko bisanga muri ya nzara, kuko bashyizeho strategy yo guhunika ibizabatunga mu myaka 7 y'inzara. Ubwo nibwo bwenge rero bwo guhangana n'ibibazo bitaraza. Muri bino bihe rero nk'abana b'Imana, iyo tuvuga kubaka duhereye mu iherezo, tugomba kugira capacity yo guhangana n'ibyo tuzabona nabyo mu nzira tutarahura nabyo. Ubwo ni ubwenge rero dukura ku mutima w'Imana, tuvoma muri Yesu Kristo, kuko niwe watubereye ubwenge bw'Imana muri bino bihe. So rero Imana ibo mugisi dukomeza n'icya kabiri uyu munsi gishobora kudufasha kubaka duhereye mu iherezo ariko duhagaze mu itanguriro. Icya kabiri tugisanga mu Bikorino ba mbere igice cyabo cya 3 umurongo waho wa 10. Baravuga nk'uko ubuntu bw'Imana habo bungana, yashyizeho urufatiro umwubakisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho, ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho. Kandi nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse ubwashyizweho, ariwe Yesu Kristo. Amen. Urufatiro rwacu ni Yesu. Pawulo andikira ariko narababwira ati nashyizeho urufatiro, kandi urwo rufatiro nta rundi ni Kristo. Urwo rufatiro twubatseho nk'abana b'Imana twizera, duhagazeho, ruturinda guhungabana mu bihe bitoroshye, tugakomera, tugashikama, tugashobora guhangana n'ibibazo byose byaduhagurukira nk'abana b'Imana, yaba muri bino bihe cyangwa se ibihe bizaza. Rero Bibiliya ikatubwira ati uwubaka wese nyuma yo guhagarara kuri urwo rufatiro yirinde uburyo yubakaho, kuko barabahisemo kubakisha zahabu, ifeza, ibiti, ibyatsi. Ariko ibyo byose ngiyo mirimo yose dukora hari igihe kizagera ikageragezwa n'umuriro w'Imana. Muri mwiherezo aho turiko turajya, tuvuga kubaka duhereye mu iherezo, hazagera igihe ubuzima bwacu, ibyo twakoze hano mu isi, Imana ibigerageza. Imirimo twakoze biratubwira ngo izaduherekeza. Ese imirimo urimo gukora uyu munsi mu iherezo ryawe, ubwo uzahagarara imbere y'intebe y'urubanza, ese imirimo wakoze uzayigororerwa cyangwa se izashya? Ese izaca mu muriro nk'uko izaba ica mu muriro irokoke, cyangwa se n'icamo izaba nk'ibyatsi izakongoka? Bibiliya iratubwira rero ahangaha ngo umuntu wese yubaka urwo rufatiro yirinde uburyo yubaka kugira ngo ashobore kuzagororerwa. Ubuzima bw'abantu benshi cyane ntabwo batekereza ku byo barimo barakora ko bazabigororerwa. Niyo mpamvu abenshi muri bo babikora n'imbaraga nkeya, n'umwete muke, ndetse no kwikunda cyane. Bakibagirwa yuko ibyo barimo barakora Imana isuzuma impamvu barimo barabikora, kandi no kwisuzuma ry'ibihe bya nyuma bizagaragara koko ese yubakishije zahabu cyangwa yubakishije ibiti cyangwa yubakishije ibyatsi. Naho nahagiye gutekereza imirimo turimo turakora muri bino bihe mu bwami bw'Imana, kuko izaduherekeza, ariko ntabwo ariko twese tuzagororerwa. Guherekezwa ni kimwe, kuguherekeza ni kimwe, ariko kubigororerwa ni ikindi.
hazabaho test y'iyo mirimo kugira ngo dushobore kurorera. Umuntu ubaka ahereye mu iherezo ni umuntu ubona iherezo rye mbere yuko arigeramo, agahitamo kubakisha ibyo bizatuma agororerwa kuruta kubakisha ibyo abantu bashima uyu munsi n'ibyo abantu bamukomera amashyi uyu munsi. Kuko ibyo abantu badukomera amashyi uyu munsi akenshi imbere benshi ntabwo bazagororerwa, ariko abantu bahisemo kuzagororerwa mu iherezo akenshi ntabwo bakorerwa mu mashyi mu itanguriro. Hari byinshi tunyuramo bitandukanye, abantu bakatwita ibicucu, abantu amazina atandukanye, abantu ko twatakaje ubwenge, ariko kubera ko turimo turashaka ingororano mu iherezo, turimo turashaka ingororano mu itangiriro. Isi iraduseka, isi ikatubona nk'aho dupfuye, ariko Paulo yavuze ngo n'aho dupfuye utungishije benshi, ngo nyamara ngo ntacyo dufite, nyamara dufite byose. Abantu barebye mu iherezo bagahiga gushakisha kuzagororerwa mu iherezo kuruta kugororerwa mu itangiriro. Ukorera Imana mbere y'abantu, ukaba nka Samweli mu gihe cyiwe, aho Eli umutambyi mukuru w'icyo gihe yarimo aranezeza abana be abacaha atabacaha koko. Imana iravuga ngo inzu yawe ndayizinutswe, nzahagurutsa undi muhanuzi, nzahagurutsa undi mutambyi. Biritubwira ngo mu gihe cya Samweli ijwi ry'Imana ryari ingume, ryari rihari, ijambo ry'Imana ryari ingume, ariko ngo Samweli ashobora kumva Imana mu gihe abandi bantu bose batarimo barayumva. Rero muri icyo gihe Samweli biritubwira ngo Samweli yakoreraga Uwiteka imbere y'abantu. Hari itandukaniro ryo gukorera abantu imbere y'Imana no gukorera Imana imbere y'abantu. Abantu benshi muri bino bihe bya nyuma turimo turakorera ijisho ry'abantu, turimo turakorera viewers, turimo turakorera za like, turimo turakorera kunezeza abantu. Biravuga mu bihe bya nyuma abantu bazaba bashaka kumva ibyo amatwi yabo ashaka. Abavuga butumwa b'iki gihe n'abahanuzi b'iki gihe dushakisha kunezeza abantu kugira ngo udatakaza abantu, ariko ko tunezeza abantu turimo turatakaza ubusabane bwacu n'Imana. Ko tunezeza abantu turimo turatakaza ingororano yacu y'ejo hazaza. Turimo turubakisha ibyatsi, twubakisha ibizasha, ibizakongoka, kuruta kubakisha izahabu izaca mu muriro igabasha kuyirokoka. Twigarure, twisubiremo, twitekerezeho ubu buzima turimo turabamo kugendana n'Imana. Ese turimo turubakisha iki? Ibyo urimo gutanga, ibyo urimo gufashisha abantu. Urashaka abantu bagushime cyangwa se Imana igushime? Urashaka abantu bagukomera amashyi cyangwa se Imana igukomera amashyi? Ugomba kwigarura ukaba nka Samweli mu gihe cyiwe, kunezeza Imana, gukorera Imana imbere y'abantu. Cyo dukeneye muri bino bihe. Turimo turubaka duhereye mu iherezo, duhagaze mu itanguriro. Tugomba gushakisha ingororano izahoraho kuruta ingororano z'uyu munsi, kuko iz'uyu munsi tuzazisiga, ariko izizahoraho tuzabana nazo ziteka ryose. Izo ngororano rero nizo tugomba gushyiraho umutima kuruta iz'uyu munsi. Ibyo dukora byose, ibyo dupanga byose, ibyo tugiye kujyamo byose, ese ni iki kidusunika? Turimo turashakisha gukora ku mitima y'abantu, kutagukora ku mutima w'Imana, cyangwa se turimo turashakisha gukora ku Mana kuruta gukora ku bantu. Imana ibaho umugisha, Imana ibahezagire. Twiyumvira kuri aya magambo, abubaka bose ngo biyubare uburyo bubaka kuri urwo rutare, kuko Imana izagerageresha umuriro buri murimo wose umwana w'umuntu yakoreye hano mu isi. Rero tugomba kubitindaho, tugomba kubisobanukirwa. Abagabo bane bari Babuloni bahisemo kunezeza Imana kuruta kunezeza abantu, bahisemo kunezeza Imana kuruta kwinezeza nabo ubwabo. Bahagaze imbere y'ikigeragezo gikomeye cyane, bahagurukiwe, baze gupfukamira ikishushanyo cy'umwami yari yashizeho. Baravuga ati turazi ko Imana yadutabara, ariko nihitamo kutadutabara turemera gupfa, ariko ntabwo turi gupfukamira iki kigomana. Tugeze mu bihaho tugomba kumaramaza. Tugeze mu bihaho bibiri tubwira ngo uwera ni yera, uwandura ni yandure. Tugeze mu bihaho tugomba guhagararira ukuri twamenye, tukaguhagararira kugira ngo dushobore guhamya ubuzima twakiriye ko butemba muri twebwe. Tugeze mu bihaho tugomba kwizera no guhagarara ku by'Imana yavuganye natwe kuruta guhagarara ku byacu n'ibyo abantu bavuga n'ibyo ibihe bitwereka. Abana barahagarara mu bitoroshye, baravuga ati nta kundi, idupfa dupfe ariko turapfira muri yo, idukira turakira ariko turakira muri yo. Umwami arababwira ati ntabwo umunsi twagiye ufite kubakiza, ariko baramubwira ati twebwe ubuzima bwacu ntabwo buri mu biganza byawe. Ukuzamuka kwacu, gukira kwacu, gukomera kwacu ntabwo bihagaze mu kiganza cyawe, bihagaze mu kiganza cy'Imana. Turazi ko Imana yadukiza amaboko yawe, ariko nitadukiza it's fine, turi mu maboko yayo, turapfira muri yo, nitubaho turabaho muri yo. Niko byagenze. Bamaze kubasubiza mu muriro, Imana igaragara muri uwo muriro. Tugomba guhamya Imana
kugeza aho igihe mu bibazo turimo turacamo Imana ikagaragara. Ubundi iyo turi mu buzima busanzwe abandi bantu bose banyuramo, akenshi ntabwo babona Imana mu buzima bwacu. Twe turayibona ko tuba tuzi yuko iyo tugeraho n'ibyo dufite ari yo bitugejejeho, ariko hari igihe abantu bibesha yuko ibyo turimo n'ibyo tubayemo babifitemo uruhara, ari byo babikozeho bakabifata nk'ibintu bisanzwe. Ariko hari ubuzima tunyuramo, ubuzima bukomeye, nabo bikabageraho. Aho niho Imana yacu igaragara, bakabona ati koko bwa bundi ba bantu twabanaga nabo, ariko ntabwo tumeze icyo kimwe nabo. Twagendana, twasangirana, twambara imyambaro imwe, dusumira hamwe, turya ibyo kurya bimwe, ariko hari ibihe tunyuramo ubuzima bwacu bakabubona mu Imana. Ngo Umwami yitegereje, ngo bari bajunyemo abantu batatu, ko mbona mu wa kane wasa n'umwana w'Imana. Uko niko bigenda iyo twemeye kumaramaza muri aka gakiza. Abantu batangira kubona Imana yacu mu buzima bwacu. Abantu batangira kubona Imana yatari amagambo tubabwira, ariko batangira kubona ibikorwa by'Imana mu buzima bwacu. Abantu rero bahisemo kubaka bahereye mu iherezo. N'abantu bashyira imbere kunezeza Imana kuruta kunezeza ubuzima bwabo no kunezeza ubuzima bw'abantu bari kumwe nabo. Ibyo bakora byose, ibyo bajyamo byose, ibyo bahitamo byose, bashakisha gukora ku Mana kutagukora ku bantu. Bashakisha kunezeza Imana kuruta kunezeza abantu. Bene umutima niwe uzashobora kugororerwa mu iherezo. Ariko abantu bashyira imbere kunezeza abantu, bashyira imbere kwinezeza, utakaza ingorano ziri imbere Imana itubikiye. Rero komeza ukore Imana, komeza ukore imirimo urimo urakora, ariko wisuzume urebe ese urimo gushaka umunezero w'Imana mbere w'uwawe cyangwa se w'abantu mbere y'Imana. Ibyo byose numara kubisubiramo uraza gusanga ahatagenda neza mu buzima bwawe. Usubire kandi uhagarare neza, ibyo ukora byose ubikora ushaka kunezeza Imana. Iyo ni ibanga rya kabiri dufasha muri uru rugendo. Tumo turubaka duhereye mu iherezo, dushakisha kunezezayo kuruta kunezeza abantu. Yesu abaho umugisha, Yesu abayezagire. Ibi ni byo bihe tumo turaganira hejuru yo kubaka duhereye mu iherezo. Ugomba kubimenya, ugomba kubitanga, ugomba kubisobanukirwa kugira ngo ubuzima bwacu dushobore kubaka neza mu iherezo duhagaze mu itanga. Reka dusengere imitima yacu muri aka kanya wankurikiye, kugira ngo ubuzima bwawe bushobore kwigarura ndetse no guhagarara nk'uko bikwiriye. Tugomba kunezezayo kuruta kunezeza abantu. Ubuzima bwacu ntacyo byabamaze hano mu isi. Tubaye ubuzima bwo kwinezeza, tutanezeza watuambiwe bakanatuzukira. Tutanesheje Umwami waducunguye. Ibiri tugira ngo nubwo turiho ntabwo tukiriho ku bwacu, turiho tunezwa dupfiriye akanatuzukira. Ugomba guhitamo n'icyemezo ufata mu buzima bwawe. Biravuga ngo byose turabyemerera, biri tuvuga ngo byose ni byose, bya bindi byose turabyemerera. Ariko se siko byose bidufitiye umumaro. Hari ibintu tutajyamo, ibintu tudakora, ibintu tutumva, ibintu tudahitamo. Nubwo tubyemerewe, ariko tugashakisha umumaro w'Imana, inyungu z'ubwami bw'Imana, tugasanga ntabwo zirimo, tukabireka kugira ngo dushobore kunezezwa dupfiriye akanatuzukira. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimira ko ijambo ryawe bw'ibi bihe turimo turacamo Mwana biri tugiye neza yuko ngo urufatiro rwamaze gushirwaho, kandi ngo urufatiro ni Kristo umwana wawe. Rero ubuzima bwacu ngo twiyubare uburyo twakora urwo rufatiro, kuko arabubakisha ibyatsi n'ibiti, ariko nabo bakisha izahabu. Biri tugira ngo mwiherezo Mwana byose bizageragezwa, bizacika muri wa muriro wawe, kugira ngo noneho dushobore kugororerwa. Ubuzima bwacu turanze kubaho ubuzima bugororerwa muri ubu buzima, tutakaza ingororano z'iteka ryose Mwana. Amaso yacu reka humuke, imitima yacu reka ya Mwami humuke, dushobore kubona neza uburyo tugiye gukora, ibyo tugiye gukoresha Mwami. Nitwisange turimo turubakisha ibyatsi bizakongoka, ariko duhitemo kubakisha izahabu, ibyo iby'agaciro Mwami, ibyo ushira imbere Mwami, abyo dushira imbere Mwami, ibyo uha agaciro, abyo duha agaciro Mwami. Nidukore ubuzima bwacu bwo kunezeza abantu, ariko duhitemo kukunezeza mbere yo gukora ku mitima y'abantu. Tube nka Samweli wagukoreye imbere y'abantu, nitube nka Eli wakorera abana biwe no gukorera abantu mbere yo gukorera Mwami. Byatumye ibyo birangira nabi, ariko wahisemo kugukorera Mwami, wahisemo kukunezeza imbere y'abantu, urashoboye kurangiza neza no guhabwa ingororano zikwiriye mu iherezo. Urakoze Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abaho umugisha, Yesu abayezagire. Tuzakomeza tuvuga icya gatatu gishobora kudufasha kubaka duhereye mu iherezo. Amen. Okay. Shalom.